Haleluya. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyitwa Kubara ibice bya 21 ku murongo wa 8. Twumve icyo Imana ivugana natwe mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti c'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Amen. Hanyuma Yohana we ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 3 ku murongo wa 14 yaravuze ngo nguko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ko n'umwana w'umuntu yakagombye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azabone ubugingo buhoraho. Imana idufashe. Hanyuma ndashaka kuvugana nawe weho udukurikiye ukubwira ngo imbabazi zo kumusaraba ziracahari wikwigirira nabi. Haleluya. Shaka kuvuga ngo imbabazi zo kumusaraba ziracariho wikwigirira nabi. Aba n'Abisiraheli ntago dutinda muri aya makuru yabo, ariko turashaka kumenya ngo byari bigenze bite. Abisiraheli Bibiliya iravuga ngo bakikira ngo ku nyanja itukura, ubwo Imana yari maze kubakiza abanyakanani bashaka kubica, ariko ngo bahiga umuhigo wo kuzakorera Imana. Kugira ngo ubwiye ngo wibuke umuhigo wahigiye Imana igihe wari mu ntambara, wari muri bya bibazo. Yaribwiye ngo Imana numvana hanga nzagukorera, nzakubyinira, nzaguhimbaza, ntago nzigera nguhemukira. Ariko ngo Abisiraheli ngo bamaze guhiga uwo muhigo baragiye, ngo bageze imbere gatoya nguko nawe ugeze aho ngaho muri uwo mwanya urimo, ariko ngo bibagirwa umuhigo bahigiye Imana, ngo bacogozwa mu mitima yabo n'urugendo bagenze. Hanyuma ngo bibatera ngo kwivovota, ngo batangira kubwira Mose ngo dukumbuye amadegede n'ibihaza byo muri Egiputa. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo ubundi umukristo ntago wakagombye gukumbura bya bindi wavuyeho, ahubwo ukwiriye kwibuka cyagiye ukicakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imihigo wayize uyu munsi wa none ni Imana ishaka kongera wibuke. Hanyuma ngo Imana ibibonye uburyo batangiye gusubiza imitima yabo muri Egiputa, tangiye kwibuka byeri banywaga, tangiye kwibuka za suruduwirizi wabo, tangiye kwibuka uburyo wajyaga mu maroji, nawe uri muribuka uburyo wasambanaga, uri muribuka bya bindi wakoraga kera. Nta mpamvu yo kwicuza mu gakiza, ntago ukwiriye kwicuza ngo yusanga ngo ndacyari yonge. Ukwiriye kumenya imihigo wagiranye n'Imana. Bibiliya iravuze ngo Imana ibateza ngo inzoka z'ubusabwa ngo zirabajye, ngo zibariye, ariko ngo bari bitewe nuko bavuze Imana nabi na Mose. Umukozi w'Imana, nshuti y'umusaraba, ndabinginze mwivuga abakozi b'Imana nabi, mwivuga Imana nabi uko itari, ahubwo ni Imana y'inyembabazi, ifite imbabazi nyinshi cyane. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ati cura inzoka isa n'izo zabariye. Hanyuma ngo umuntu wese uyirebaho ngo ari buze gukira. Iyo nzoka yashushanyaga Kristo wapfiriye ku musaraba. Ndagira ngo ngubwe ngo uyu mwana ndakwinginga ngo urebe Kristo wabambwe, kuko imbabazi zo ziracahari wikwigirira neza nabi mu izina rya Yesu. Ngo umuntu wayirebagaho wese yarakiraga, ariko umuntu wihagararagaho ntayirebe uwo nguwo yarapfuye. Ariko uyu mwanya ndagira ngo ngubwe ngo wa mubyeyi we, wa musore we, nubwo waba warasubiye inyuma, ongera urebe amaso yawe yahange ku musaraba. Imbabazi za Yesu ziracahari. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Muhanga amaso ku musaraba, muhanga amaso ku wabambweho. Ubutabazi burahari ku musaraba, tuhavana intsinzi ku butabazi bw'Imana. Imana yo mu ijuru irabufite ku musaraba. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuduhaye kongera kwibuka yuko tukwiriye kureba ku wabambwe kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Urakoze rero kubikoze, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen.